ibirusha imbaraga ibirusha abagenzi imbaraga aravuze ngo dukomeze tugire dute. Ariko aho tutabona inzira Imana irazifite. Nta hamwe wagera Imana itavugana nawe. Ntaho warara, ntaho wakwirirwa, nubwo uri mu bibazo bitandukanye. Ariko hagati y'imisozi n'imbere y'inyanja no imbere y'amacumu Imana yavuganye nabo. Ariko Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ibyo batarebaga yarabirebaga. Aho batabonaga ubutabazi yarabuhabonaga. Aho batabonaga ibisubizo yari ibifite. Ibyo utabona si uko Imana itabibona. Aho utabona ubutabazi Imana irabufite. Aho utabona kurengerwa izakurengera. No yaje dusaba Imana ibyo duhaye bijya biza neza. Ushoboza abajyayo kugenda ariho. Ushoboza abananiwe ariho. Ushoboza abanyantege nke ariho. Tutamfuteloze ibibazo n'ibigeragezo intambara n'ibyacu mugenzi intege biriho, ariko n'ubirusha imbaraga urwanirira abantu be ariho. Ushinze izosi nta rubanza rumutsindagira mu buzima bwe. Nyamara kwicisha bugufi bizanira uciye bugufi gushirwa, ariko uwishyira hejuru usazagumayo. Iyo gutabaye utabigizemo uruhare, ndumva nta wadukorera ibyo Imana ikoze, nta n'uwaduha ibyo duhaye, niyo yonyine n'urukundo rwayo. Reka tuyirambure icyubahiro. Rero nitwa Pasiteri Semajeri Gaspari, naturutse i Musanze, ndi kumwe na bene data kuko umushumba twakiriye. Rero tubanje gushimira Imana nyine, ariko tugashimira nanone ubuyobozi bw'itorero mwadutekerejeho mukadutumira. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana iminota duhawe kandi myiza. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice 14 umurongo wa 15 wonyine, page 64. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva ni igitabo cya kabiri cya Mose. Aranditswe ngo twahageze. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva ibice 14 umurongo wa 15. Twahageze noneho. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende, ijuru ritwiteho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo komeza ugende. Komeza ugire ute? Nkomeze ngire nte? Ngehe? Ugehe? Umuririmbyi wa hano hafi aha yaririmbye ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwaza. Murayizi. Komeza ugende, nkomeze ngende. Ariko impamvu uyatubwiye yarya, burya hari n'ibibuza abagenzi kugenda. Iyi si iyemwe mubona, iyi si mubona tuyicamo tujya mu ijuru, kubera ibibazo benshi cyane bararohama, ariko twebweho dushaka kwiyambukira. Tuza nubwo uteye ubwoba, dushaka kwiyambukira. Hari aho bagira bati hakurya 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 y'inyanja, ntabwo tuzongera kubabara. Turi ku ijambo rivuga ngo gira ute? Komeza ugende. Burya rero ubupfakazi bwakubuza gukomeza, ubupfubyi bwakubuza gukomeza, ubukene bwakubuza gukomeza, indwara zakubuza gukomeza, umuturanyi mubi yakurahira Mesiya. Hari ibyabuza abagenzi kugira ute? Ariko irusha imbaraga ibirusha abagenzi imbaraga aravuze ngo dukomeze tugire dute? Ntabwo yabaye ko ibyo biriho, ntabwo yabaye ibibazo byanjye.
data wa twese mwiza azi intege nuko nyine so ubwo se amadeni ndimo ayabe uburwayi urwaye buriya ntabwo yabawe intambara n'ibibazo ndimo kuko yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni bingahe niba udafite ibyago ufite amakuba keretse niba utari umukiranutsi ariko iravuze ngo ibyo byose si uko itabizi ahubwo komeza ugira ute hariko razitwaririmbaga kera ariko n'urukurasi rwashaje rwa kera nyine rwa zamani tugende buhoro tuzagerayo niko twaririmbaga arabaza ngo ni iki gitumye unaki ubwo uri umupfakazi ntutake waba ufite ikibazo mu mutwe ubwo uri imfubyi ntutake waba utazi ibibazo ufite ubu uri mwamadeni umwe ari kukwishyuza undi akaguhamagara telefone ukayirwara ndetse ahubwo ntutake ubwo waba utazi icyakuzanye muri iri teraniro warabuze urubyaro ntutake ngo uyitanga urubyaro ikurebe neza nk'uko yarebye abandi waba ufite ikibazo uri umusore ntutake waba utazi ibikwasamiye uri umubyeyi ntutake ubwo waba utazi ko aho uri kurerera ari mu muriro ngira muri kumwe ngo twese abari hano dukwiye gutaka kuko turaho ibibazo n'ibigeragezo biri uri mu nzu y'ubukode ntutake ubwo waba utazi ijisho rya nyiri irandi rodi araza akabata ariko mwagiyemo agaciro amazu y'abandi baba barayo uzi ko akureba agasa n'utararaye mu y'abandi ma baguhaye piriyave uri kwicara nka nyirinzu ibyatuma ntaka nturanye nabyo ibyatuma utaka uturanye nabyo ahubwo ingorane tugize iratubajije ngo ni iki gitumye dutaka urumva koko yewe wa mubyeyi wibana irakubaje ngo ni iki gitumye utaka ubwo si yo bibyakubayeho kwe yewe wabuze akazi we irakubajije ngo ni iki gitumye utaka ubwo si yo ubushomeri bwo muri uyu mugi kweri nangwa ni wacu wenda wajya gusaba ikidodoyi yego da ajya gusaba ikidodoyi cyangwa ukajya kureba akarima k'igikoni k'umuntu ukihina ukagira utwucamo none hano yasoroma he none ifite imbaraga iravuze ngo sindake kandi bintera gutaka nturanye nabyo ahubwo ishaka ko ngira nde iravuze ngo gutaka ni imbyihorere ahubwo nkomeze ngire nde manzagaho kari ku wundi gahandurika hari wabwiye Imana ngo Mana ngo nawe ari wowe byagucanga nk'uko byancanze ariko Imana nta kisoba bicanga twe nayo ntibura inzira Imana ntibura inzira nkatwe yo ntibura inzira ifite inzira zirenze igihumbi rero iri jambo ryaje rite ryabwiwe bande ryari abayisirayeli bari mu Egiputa bahura n'ibyatuma bataka ariko n'ubundi gutaka kwabo ntacyo kwari guhindura bahura n'ibyatuma barira ariko n'ubundi kurira kwabo ntacyo byari guhindura hari uwatuganirije amateka yaho ari kudusobanurira ibyaho atubwira uburyo ababyeyi babiciraga abana bamara kwica abana babo amashereka yabo bakayakamira mu muvure akaba ariyo babumbisha amadafari barababaye bari gutaka se bakumvwa nande na Farawo bari gutaka se bagatabarwa nande n'ingabo za Farawo inzira n'ibisubizo byabo byari kuva he ariko aho tutabona inzira Imana irazifite korari yacu twazanye ifite indirimbo ivuga ngo mutabura uko abigenza abarushe mutaweho iwanyu byarabacanze na so ntiyagutabara umubyara we ntiyagutabara abiringira base wabo babatera akadobo yahamagara mubyara wiwe agahita mukupa yahamagara shangaza ati naso waramunaniye wahamagara mukuru ati ico caratunaniye wowe kandi uko zisori
bibacanze batazi iherezo ry'urugamba bariho, batazi imbaraga zabakuraho bari, ariko Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ibyo batarebaga yarabirebaga, aho batabonaga ubutabazi yarabuhabonaga, aho batabonaga ibisubizo yari ibifite. Mbwira muri kumwe ngo ibyo utabona si uko Imana itabibona. Aho utabona ubutabazi Imana irabufite, aho utabona kurengerwa izakurengera. Itabara mu gitondo cya kare butari bwaca ngo budukereho, abandi biteguye kudukwena bagasanga yabikemuye kare. Ntabwo buzagukeraho, humura. Ahari ijoro ryararira bwaca mu gitondo impundu. Abayisirayeli rero batabona ubutabazi, batabona kurengerwa, nta jwi ribahumuriza rihari, Imana isanga Mose ku gihuru. Haleluya. Mose ku gihuru ivugana nawe, urinde ndi Uwiteka kwetu ingweto kuko uhagaze harahera. Mose ubwo arapfukamye avugana nayo, itereka ngo utume kubihebye batazi inzira Imana yanyuramo ngo ibatabare, batabona gutabarwa, genda ngo utume ujye kubacura batahe. Abayisirayeli bazindukiye mu bibazo, babona Mose araje ati, bene data twizeye Imana. Bati suyu atuvumbukanye mwibiki, Imana yaduhamagaye. Abandi bati ye bene data twizeye Imana, Imana yaduhamagaye. Umuntu urafite ikibazo mu bwitumva we ahita kwitaba vuba vuba, yaraduhamagaye we, yaraduhamagaye we, kandi rwose twaje neza. Batari komo ibyo uri kuducangamo nibiki. Cyokora hari n'abaje nabi. Iyo yaje nabi muri uyu murimo, aho kukubera igisubiza kubera ikibazo. Iyo yaje nabi mu rugo rwawe, aho kukubera umugore w'umugisha, mu minsi mike mwamwagi ndaburana mu Cyongereza, nanjye naburana mu Gifaransa. No yaje dusaba Imana ibyo duhaye bijya biza neza. Iguhaye umwana akaza nabi, umva biye, umva nijisho arikuramo, kandi rwose twaje neza. Kandi bati Mose ko tukuzi ko wavuye aha wishe umuntu, uri kutwishushanya mu bikati. Yadukuye umugayo twagendanaga, adukura umutwaro watuvunaga, ikindi dufite urwandiko rw'inzira, ntabwo tuzayoba inzira tuzagerayo. Mose abandi bati utujyanye he? Imibabaro n'agahinda birashize, ituvanye mu gihugu cy'imibabaro itujyanye mu gihugu cy'isezerano. Andi batereka kuducanga, komanzura kugira ngo nungupfa kujyayo. Uru rugendo rurakaze, barujurama barutangiye ari abasore bato, none imfizi bayuruyenzi uri kurukinisha sha. Bamushumba Samusoni bateraga ikorasi bakanatendereza bakabyina igisirimba. Ubu muhaye igisirimba yakibyina. Uru rugendo muri gukinisha muragira ngo nurwo kuva kukinisha sha. Mose barababwiye ati ntabwo twirengagije ko hari intambara, hari naho tugera bukira hakabudika, hari n'ahandi tugera hanyerera. Ibyo duhura nabyo ni byinshi bitunaniza, ariko muhumure, inkingi y'umuriro izatujya imbere, izatumurikira hanyerera. Tuzahaca nazamuka, tuzagenda natambika, ntabwo tuzayoba inzira tuzagerayo. Haleluya.
ngiro mwicaranye ngo ushoboza abajyayo kugenda ariho, ushoboza abananiwe ariho, ushoboza abanyantege nke ariho. Rose, ibibazo n'ibigeragezo, intambara n'ibyacu mugenzi intege biriho, ariko n'ubirusha imbaraga urwanirira abantu be ariho. Sofesa be ariho. Mose rero ariko mana nibyo. Mose bamaze kubyumva baravuga ngo dushingiye ku ijambo tubwiye tugende wana. Shira ubwoba maze baragenda baratamurika bavuye he bavuye he barataha, ndetse ari ukuvayo nta n'ikibazo bafite, bavuye bashinze amajosi. Bava bashinze iki? Ariko nabo bari baguye rero ako kanyira batabaye none bashinze amajosi. Uzi kubwira uwari umunyabibazo ngo nyabunibukiye gukuyeho wavuye uyubahe, barakubesha mwe kujya mudukangaske reka mu mwanya ndajya muri massage urumva, hanyuma ibyo biterane bya nimugora nge nta mwanya nabona we, nyamara itaragutabara uri kumusonga wararaga ntagiterane gikiyo. Niyo mpamvu korari imwe yo mu Gatenga yaririmbye ati fata ifoto yawe yo hambere gereranye n'iyi ngiyi, aho ujya muri Mariyo tukanywera icyayi we, bararinda baguhendahendera gukora umusonga wagukubitiye iwanyu n'ahandi, naho ukigera muri uyu mugi wambaye ibihabana. Dusubije amaso inyuma turiba nta kigenda, dusubije amaso inyuma ariko bosi we ntacyo utakoze, murekera amasaha yashyize. Hanyuma rero mureke dusoze dusenge, dusigaje iminota 2 nibyo. Haleluya. Mose rero bavayo bashinze iki? Bibwira ko ari ako kanya bari wishikeyo, naho bagiye kunyura inzira z'ibizigo. Bavayo bashinze izo ntiwamubuza no kuzana wa kabiri yamuzana, wamuhungura akakubwira ati muri Bibiliya mbwira abantu uza ko bari batunze abanaba, hanyuma se arakubwira ukagira ngo niwe wanditse Bibiliya, ahubwo rero akubwira ingingi murengera ugasanga ahubwo niwe utsinzwe. Ushinze izo nta rubanza rumutsindagira mu buzima bwe. Nyamara kwicisha bugufi bizanira uciye bugufi gushirwa, ariko wishira hejuru sazagumayo. Bagenda bashinze amajosi, Imana nawe ndayimwe ati sheri tuzasezerana i Betelehemu. Okay, hari kibazo? Nibyo hani yego. Ati hanyuma dusezerana i Galilaya numva bitaba byiza. Ati kome hanyuma bari mu bibina mu bikamakaye yanyu ejo après 2 semaines tuzaba twashitse, naho bazagenda barare n'indaro batagize bata, bagiye kubona babona barayaha, ejo bararaha, ejo bundi bararaha, babona bagezaha, baraze ngo hari naho bazengurutse ngo babona bagarutseho batangiriye. Mwatariko ahasiho batekagama natine so hageze gute? Harya ubu turi mu yihe paruwase? Turi muri paruwasi yihe? Se ni paruwasi ya Gatenga. Areko ye uni paruwasi ya Gatenga ubu ngubu turi muri paruwasi ya Kicukiro. We mwumvise ibintu bakoze ngo paruwasi yabaye imwema, urumva ngo hanyuma ngo nazanye rugenge ngo uzagiye ku Gisozi. Ubundi se paruwasi yitwaga nde? Gasave. Ubwo basubiyeho bagize bate? Batangiriye ariko barazangu we urapinga ibyima, uru rugendo niko ruteye. Hari gihe wisanga wagize ute? Nge bamanye muri korani, nari perezida korani, bankura kubera ibyo byamanyindura. Nge byarandemeje. Wasubiyeho watangiriye, waje uri perezida wa korani se? Nyewe nari umushumba paruwase, nari umushumba paruwase. Mwaramutse mushumba, mwaramutse mbarizo mwicaranye ngo none ubuyoboyi yasubiyeho yagize ate? Yatangiriye umuririmbyi nyawararirimba ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byo sengeze kugu.
amatitire yereke icyo Imana izareba gusa ni ukuri iki wari umukristo we. Nuko rero dusoza baragenda babageze hariya amaso bavuye umutwe babageze ku ngezi. Nkataha tugeze ni hehe wose uri kubona ari ibintu tugezemo bimeze bite? Wose uri kumbaza wabaza uwakuzanye aho, nawe ibaze wisubize. Ubwo nanje byanshanze se, ubwo ninje ushoboye kugusobanurira? Udusobanurira n'umwe yaravuze ngo nubwo abagenzi baba abaswa ntibazagira bate, ntibazayiyoba. Niwe usobanurira abagenzi akabakomereza aho batagakomereye, akabahera imbaraga aho bagatendeburikiye. Nta byacitse, mukomeze mugende. Bahageze kuri urwo ruzi bararira, babaza Mose bati ubundi watuzanya hute? Mose nawe ati rwose mwihangane ni ubushake bw'Imana. Baticeceka, watubwiye ko mwavuganye. Hari aho ugera ukibaza ngo niweho twavuganye Mana, ariko humura niyo. Hari aho ugera ukavuga ngo niweho Mana wavuganye nanjye, humura. Nawe ubwo ijoro ryararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zigira zite? Ibwira Mose ngo niki gitumye ntakira. Mose arataka ati Imana waratubeshe. Imana hagati y'imisozi, imbere y'inyanja, imbere y'amacumu, hagati aho Imana irazivugana nabo. Nta na hamwe wagera Imana itavugana nawe. Ntaho warara, ntaho wakwirirwa, nubwo uri mu bibazo bitandukanye, ariko hagati y'imisozi n'imbere y'inyanja no imbere y'amacumu Imana yavuganye nabo. Aho uri humura, Imana iri kumwe nawe. Ibwira Mose rero ngo subundi Mose udashoboye gutaka, subiza amaso inyuma, fata ifoto yawe yo hambere ya kera, wabaye hute? Mose yavukiye ngo amezi 6, bamuhisha amezi 3. Ise na nyina bajya inama bati imari tuzayihisha he, kizateza ibibazo. Bajya inama yo kumujyana hehe? Imana iravuga ngo Mose we, so na nyoko bakwikoreye bakakujyana mu ruzi, wari ushoboye gutaka? Mose atoya niweho wandebereye, none siko nari n'uruhinja narinzi byari byo. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Ibwira Mose ngo ni kutarushoboye gutaka muri ruriya ruzi, ninde wahagukirije? Wabanje wataka mbona kuza? Mose ati ntabwo nigeze ntaka no kurira, sinzi niba nararize. Nakurebeye aho ureba, ngurebera nawe utagize utari. Ibwira Mose ngo Mose we, mvana umukobwa kwa Farawo iwabo akaza koga mu gishanga, iwabo hari pisine n'amazi ashushe nakonje. Wabanje gutaka? Mose atoya da. Umukobwa wa Farawo yarakurebye arakumenya. Uwo munsi yarazi kuri